Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ndatangira nepi. Rero ushobora kuba uvuga ngo ntabwo uzi kwiyepiya, ushobora kuvuga ko utazi kwiyepiya, ngo kwiyepiya bisaba ko umuntu aba ari kukwiyepiya, oya, birashoboka ko nawe wakiyepiya, kuko urabizi hari igihe ugenda umuntu akakwicira ingohe, umva bafite ingohe nyinshi ugasanga zibaye nk'akarongo. Rero njye vuga ukuntu wakiyepiya, ntabwo ari ngombwa ko wahora ugenda ngo bakwiyepiye, ngo bakwicire ingohe. Kereka igihe ufite wa muntu wawe wizeye ugukora ingohe neza, ariko igihe utamufite reba uko wakiyepiya bigashoboka. Ndagenda mbereka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ushobora kwikorera bijyanye na makeup. Ndagenda mbicamo ibice kugira ngo buri muntu ajye avuga ngo uyu munsi ngiye kwiga ingohe, cyangwa uvuga ati uyu munsi ngiye kwiga kwiyepiya, uyu munsi ngiye kwiga gukora ijisho. Nimaka ibintu byose, ariko ndagenda mfata uduce kugira ngo, kuko ntabwo wakigira rimwe, sibyo? Ntabwo nakwereka ngo kwiga gukora makeup ngo uhite ubireba byose bishoboka. Ugenda uvuga ati uyu munsi ndamenya gukora ingohe, ejo ndamenya gukora amaso, ejo ndamenya gukora umunwa, kuno ukuntu ukora contour, ejo ndamenya gusiga foundation, ejo ndamenya gucontouring, ejo ndamenya gukora amaso. Rero urumva ndakora video yose, ariko nzagenda yicamo uduce kugira ngo ibafashe, ibereke uko mwagenda mukora ibintu etape par etape. Nk'umutangizi ntabwo nahita mukora ibintu byose icyarimwe, so ntabwo bigoye. Uyu munsi naje nta rabero ntaki, kugira ngo dutangirane ikintu ikindi. Murebe screen, nta kimwe kiriho, muri kubibona? Nta kintu kimwe kiriho, nta rabero ntaki. Natangiye nkoresha runo rwembe rusanzwe, hari izindi ingenzi zazo zidaca zitwa tatra, hariho a ebyiri. So rero niba ukeneye urwembe ruca, ujye ubanza witegereze nimba hatariho a ebyiri zikurikiranye. Urwo rwembe ntabwo ruba rudaca nyine, aba ari urwa pirate. Izi nzembe rero ziracyaye cyane, ni no kwitonda kugira ngo rutagukata, kuko urumva ugiye kwikorera ntabwo uba wibona neza nyine uko ugiye gukora. Rero natangiye nsokoza ingohe zanjye, ndazisokoza kugira ngo mbashe kwepiya. Ntabwo wapfa kwepiya udasokoje ingohe, banza uzisokoze ugende uzizamura kugira ngo urebe ahataringaniye. So nabanje gukuraho izo ziba ziri hasi zakuze, ari nako ngenda ndeba ahandi twagiye dusigara, kuko ntabwo twose tuviraho icyarimwe. Tugenda nyine ubona hari utukiriho, niyo mpamvu ugenda usokoza ureba nimba biri gutungana. Rero icyiza cyo kwiyepiya, nk'umuntu ugiye gusiga ingohe, biba bigoranye ko ingohe yaza imeze neza ufitemo tiro yaza imeze neza ufitemo ingohe. Biba bigoranye ingohe noneho zitari ku murongo, kuko iyo ugiye kwiyepiya uba ugiye kuzishyira ku murongo. Kugira ngo ubashe kuba wasiga tiro bikorohere, urabanza ukepiya ugakuraho za ngohe zimeze nk'iziri mu kavuyo zidakenewe, kuko ari ziba zidakenewe pe, ziri nko ku ruhande, ubona zitatondetse neza. Nagerageje kugenda nzuminga, mbona ntabwo biri kugaragara cyane, ariko nagerageje ko nazuminze kugira ngo bibegere mubibonere hafi. Kubera ko rero nta miruwari negereye, byasabwa ko mera nk'ubitse mu maso, ariko nyine si cyane. Gusa nta bundi buryo nayo kwiyepiya, kuko ugomba kwiyepiya wireba. So nta bundi buryo nayo kubigenzamo, gusa nazuminze, ntabwo bigaragara cyane, ariko nanone ibyo byose wabona ko biri kugenda bigaragara gake. Rero nakomeje kwiyepiya no hejuru kugira ngo zindi ziba zarenze nzikate. Hari ukuntu zisokoza wabona hari iri kurenga ku yindi ukagenda ukata. Muri kubona ko hano zimeze rwose nk'iziri ku murongo nk'uko bikwiriye, ziri ku murongo nk'uko bikwiriye. Rero nimba udafite akaroso nk'aka ngaka, ushobora kugashaka, kuko kuri Tedemiri hari ahantu bacuruza utuntu twa makeup baba badufite, kuko ntabwo wakepiya udafite nyine akaroso uri gusokoresha ingohe kugira ngo urebe iziri kurenga, nyine zitameze neza. Cyangwa nimba sinzi, hari abo njya mbona bakoresha na buno buroso bwo kuboroshesha atagikoresha, akaba ari bwo akoresha asokoza ingohe agiye kwiyepiya, cyangwa ari kuzisokoza bisanzwe agiye. Rero nabwo n'uburoso waba ukoresha utagikoresha,
utakiboroshesha wabukoresha nimba udafite kano karuso cyangwa ukajya kukagura kuko ntabwo akenshi ntabwo wagusha detaye usanga seti irimo nk'utuntu dutandatu tugiye dutandukanye usanga ari nk'ibihumbi 8 cyangwa 7. Rero urumva ubaye utayatanga cyangwa ubaye utayafite wakoresha uburoso waburusheshaga utagikoresha kugira ngo ubashe kwepiya. Ikindi ugenda ukurura ku ruhu nyine umeze nk'uri kwakura kuko uruhu iyo rwegeranye ushaka kwitema, rero bivuze ngo ugomba kuhakurura ku buryo ubona ko harambutse neza kugira ngo ubashe kuyepiya. Ari nako ukomeza gusokoza kubona ko bifite icyo bitanga. Ntabwo wakora utari gusokoza ureba aho bitameze neza. Muri kubibona hano uramanura ukajya unazamura, umanura ingohi uzamura kugira ngo urebe ko byose ari sawa. Rero ukora ko ngewe nasaga n'usoje nari ndi gukora finishing, ubwo nimba ariko ndabyitse kureba nyine utwanyuma na nyuma twaba twanyihishe ko ntabwo byabura, ugomba kongera ukareba nimba twaba twakihishe. Muri kubona rero ko kwepiya nabirangije. Ndibaza wenda umuntu utari ubizi noneho yabisobanukiwe. Ahangaha nihunguraga utugayi twanakayeho kuko ntabwo byabura iyo wepiya rwose. Ubu ngubu kwiyepiya byarangiye. Ku muntu urwembe rwananiye, hari abantu batazi gufata urwembe mu buzima busanzwe, akaba atanarucisha inzara, akaba atanarukoresha iki. Hari akantu kano nshyize kuri video kaba karimo akembe na agaplastike, ubasha kugafata kagufasha kuba wabasha kwiyepiya. Rero mwakoze kuri video yanjye, naho ubutaha ndabakunda cyane, Imana ibarinde, bye.